ngiye ngo nze mbwira abantu ngo ibyo urabikora ukibwira yuko mpanye nawe ariko ngiye kuguhana. Mana tabara. Uyu niwo munsi wa nyuma kuri wowe, niwo munsi wa nyuma. Mana tabara Yesu Kristo. Uko Satani nongera numva ijwi ryambwira ngo ibyo kurya by'abana b'Imana. Wuzuze uko natangiye mvuga, ntabwo Imana ikibeshya na gatoya. Imana ntikibeshya, ariko wahuye n'abantu bakubeshya. Abantu muri no minsi bari kwica. Vuze waruri mu mwuka, waruri mu mavuta, yenda ndagira ngo tugishyireho umucyo kugira ngo abantu bataza kucyumva kundi, yenda ugerageze kugisobanuraho. Waruvuze ku kintu cyitwa Kagame Care kijyanye no kugaburira abana ku ishuri, uhita utaruka ukomeza, ndagira ngo ukivugeho noneho dutuje kugira ngo abantu bagisobanukirwe, kuko arandi bagisobanukiwe neza. Avuze ngo ijambo Kagame Care ntigashimire leta y'u Rwanda. Perezida mwarakoze gufunga insengero. Ni gute umuntu warose inzozi zigasohora, zaba zasohoye, bucya afungura itorero ngo ni bishop wahe ufite abakristo? Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese, abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, twongeye kubana n'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi. Yari amaze igihe atari mu gihugu, yaragiye hanze ariko yaragarutse. Uyu munsi twifuje kubana nawe. Reka musabe kugira ngo abasuhuze kandi anabibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Habineza Charire. Nabaga muri Malawi ariko maze ibyumweru bigiye kuba 2 ngeze mu Rwanda. Ariko nkaba nkorera kuri YouTube yitwa Karoli TV. Rero n'ubwa mbere nicaye hano ngiye kuganira n'abantu b'Imana bahereze message yabo. Urakoze cyane, ugiye kuganira n'abantu b'Imana hari TV uyu munsi wa none. Mbere yuko dutangira, reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana. Yego. Mana, ndagushimiye kuko uri umurengezi, ndagushimiye kuko uri Imana igivuga bikaba, ndagushimiye kuri Imana ijya yirengagiza ibicumuro by'umuntu ikamubabarira, ndagushimiye kuri Imana igigira imbabazi zirutiza ababyeyi. Mana, uri umubyeyi mukuru, ndagushimiye ko wandinze nkaba ngeze aha hantu, ndagushimiye ko wamvanye muri Malawi ukandinda impanuka nkagera mu gihugu cyanye cy'u Rwanda. Nushimwe, ndagushimiye ko ukomeje kurinda perezida wacu, ndagushimiye ko ukomeje kurinda mwami abantu bawe, nuhimbazwe. Ndagushimiye kuri Imana igivuga bikaba kandi yategeka bigakomera. Ndagushimiye kuri Imana igibonaho umuntu bamutaye kahamukura. Ndagushimiye kuri Imana igikiza indwara zananiye abaganga. Ndagushimiye kuri Imana ijya yumva ndetse ikanakora. Ndagushimiye kuri umwami w'abami. Mana, ndagushimiye kuko ntabwo ujya ubeshya, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ndagushimiye ko ugiye kubana nanjye muri uno mwanya. Ndakwinginze Mana, singira ikintu nongera cyangwa ngo nkigabanye. Imbabazi zawe zize zibane nanjye kandi ushyigikire mwami, unkoreshe iby'ubutwari, ungire umuntu udasanzwe. Message ko wayimpaye ariko nyitambutsa mwami, kandi ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara fiva y'Imana, ndahamagara igitinyiro cy'Imana kibane nanjye. Ndagushimiye ko ari cyo ugiye gukora kandi ukakirema, izina ryawe nishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Kigaragara umwuka w'Imana uri muri wowe. Amen. Reka rero bitewe nuko tutajya dukora ikiganiro kirekire, mpere ko nguhe ikaze ubundi utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Amen. Amen. Message nshaka ko tureba, ndumva muri byose tukabanza tukareba abari hafi abafite Bibiliya bakaba badukurikiye muri aka kanya. Message Imana yampaye ejo bundi, nari ndyamye, Imana impa ijambo ngomba kubwira abantu, mu buhanuzi ngomba kugeza ku bantu. Mbere yuko tugira ikintu tuvuga, nsomera muri Zaburi ibice 50
umurongo waho ni 21. reka turebe Zaburi ibice 50 umurongo wa 21. Yego. Ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpwanye nawe Yego. rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Komeze ndakiraho ngaho. Rero nje kubwira abantu yuko Imana yampaye message irambwira ngo ibyo ngo urabikora ukibwira yuko mpanye nawe, ngo ariko ngo nzaguhana uko byose bikurikirana. Abantu muri no minsi bafite amasezerano niko ataravuye ku Mana. Abantu muri no minsi ntabwo bari kubwiza abantu kuri. Abantu muri no minsi bari gutanga ubuhanuzi bw'ibinyoma. Abantu muri no minsi abantu bari kwitotuma ngo amasezerano yabo yanze gusohora, amasezerano yabo yanze gusohora. Nyamara amasezerano bagiye bahabwa ntabwo ajya ava ku Mana. Imana yambwiye ngo genda ubabwize ukuri, ubabwize ukuri ngo ibyo kurya byanjye by'abana banjye ntabwo byahabwa imbwa. Iri jambo ndarivuze, iri jambo ndivuze nongera kurisubiramo, ntabwo ibyo kurya by'abana b'Imana byahabwa imbwa. Imana arambwiye ngo ibyo ngibyo urabikora ngo ukibwire ko mpanye nawe, ngo ariko ngo ngiye kuguhana. Testakitiribo. Imana ngo igiye kuguhana ibyo amasezerano ufite, Imana igiye kuguhana. Ngo ibyo ngibyo urabikora ukibwira yuko ngo Imana ngo muhanye nayo, ngo ariko ngo igiye kuguhana. Lasta pitarita kista kita la banda. Imana igiye kuguhana. Pasika abantu benshi bafite amasezerano y'ibinyoma. Abantu benshi mufite amasezerano y'ibinyoma. Ntabwo Imana igibeshya isezerano. Ntabwo Imana igibeshya. Ni gute Imana ivugana nawe icyaha cy'ubusambanyi utarakihana? Ni kuki Imana ikubwira ngo iguhaye imodoka kandi niwe wari ufite mbere utari warayisengeye yaravuye mu byaha? Yesu Kristo. Muri no misa abahanuzi benshi bari kubeshyera Imana. Ni gute urara mu kabari ukavukandura kandi uri umuhanuzi? Imana yambwiye ngo irabirambiwe. Imana iraje. Testa kitali patikala dabata kayaraba. Imana iraje. Imana iraje. Igihe tugezemo nuko umuntu ukuntu yambaye, niba afite imodoka ngo akire urufunguzo iragurugwera iki? Ntarwo iguhaye. Nta rufunguzo ruhari. Banza watura ibyaha wakoze, banza uve muri ubwo busambanyi bwawe. Testa kita, banza uhinduke. Imana yambwiye ngo amasezerano yose y'amahuri ntabwo azasohora. Niyo Yesu ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Wivuga ngo Imana arakubeshye. Yesu Kristo. Wahuye n'abantu badafite Imana banga kukubwira ngo uve muri ubwo busambanyi. Imana yanyeretse abantu benshi bari gukoresha imiti muri business. Hitamo kimwe. Korera Imana, niba byanze hitamo Satani. Nongera numva ijwi ryambwira ngo ibyo kurya by'abana b'Imana. Ubuzuze uko natangiye mvuga. Ntabwo Imana ikibeshya na gatoya. Imana ntikibeshya. Ariko wahuye n'abantu bakubeshya. Abantu muri no minsi bari kwica umurimo w'Imana. Ari naho nshimire Leta y'u Rwanda. President mwarakoze gufunga insengero. Ni gute umuntu warose inzozi zigasohora zaba zasohoye bucya afungura itorero ngo ni bishop? Wahehe ufite abakristo? Atura Mana we. Ngo ibyo ngibyo ngo urabikora ngo ukagira yuko mpanye nawe, ngo ariko ngo ngiye kuguhana. Ngiye kubishyira imbere yawe uko bikurikirana. Testakitari batika stakiribo. Ntabwo Imana izakomeza kwemerera abantu yuko bayibeshyera. Tabara abantu bawe. Ntabwo Imana izabyemera.
ntabwo Imana izabyemera. Yesu Kristo. Urungu ufite amafaranga, ufite amafaranga, ufite amafaranga, niko kiriya kigega perezida bashyizeho, njye ntabwo namenye ibintu byinshi biri mu Rwanda, ariko mperuka kubaza umuntu namubwira ati se ko abana bawe bakunda gutinda ku ishuri bagataha bona yuko nta nzara bafite, biterwa n'iki? Pasika, iriya gahunda yaje yo gutanga amafaranga ku ishuri, niba ari Kagame Cup, niba ari Kagame ibiryo, niki yitwa Kagame ki? Kagame Keya, niko ari amafaranga nangahe? Ni 1000, niba atari 950. Ariko wowe gufasha umukene muturanye byarakunaniye, nta mafaranga ufite, nta mafaranga ufite, murokorewe ntayo. Imana yambwiye ngo ibyo ngibyo urabikora, ngo ukibwira yuko mpanye nawe, ngo ariko muri no minsi abantu bari gufasha abantu babakeneyeho ubusambanyi, uri kuvuga ngo uyu nguyu ukamutelefone muha inkunga, ariko wuzuye irari ry'ubusambanyi. Imana yambwiye ngo n'amasezerano yaguhaye uri kuyafata. Atura ibyo kurya by'abana b'Imana ntabwo yabiguhereza. Nkubwire ngo Imana ifite abana bayo ikagira n'abantu bayo. Wowe uri iki? Ngo baraguhanurira ntabwo bizasohora. Niryo jambo nzanye, ndi butahe. Niryo jambo nzanye, ibyo bakubwiye ntabwo bizasohora. Abanza wature, banza uve muri ubwo busambanyi bwawe. Testakitari batikasta, banza wature, we mukobwa we ntabwo bizasohora. Ubwo bukwe ntabwo buzasohora. Atura, testakitari bataka, atura. Pasika kansenge, njye nyemerera nsenge, nyemerera nsenge, usinga nturukate, gumamo. Ngo ibyo ngo urabikora, ngo ukibwira yuko mpanye nawe, ngo ariko Imana igiye kuguhana uko bikurikirana. Ngo wabuze akazi, wasambane hejuru ya diplome, nta kuzabona utaratura icyo cyaha cy'ubusambanyi, utaratura. Abenshi ngo muri mu kazi, niko Imana yambwiye, ngo ariko mwaragasambaniye. Umuntu utagira n'isoni gusamana na bosi wawe kugira ubone akazi, nutatura ukavuyemo nta bukwe. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibyo ngibyo ngo urabikora, ngo ukibwira yuko mpanye nawe, ngo ariko nzaguhana uko bikurikiranye. Yesu Kristo. Mana ndagushimiye. Pasika ngiye gusenga. Iyo umuntu afite urufunguzo agiye gufungura ingufuri, iyo ufunguye urufunguzo rushyira hariya, wamara kurushyira hariya ukinjira ndirutindamo. Niko Imana ongera inyereka abantu bafite amafaranga, mwarakundanaga n'umugore wawe, ngo ariko ngura mureba ngo n'ino minsi ngo nagakecuru, nawe uragasaza. Ngo Imana yambwiye ngo igiye guterura maze ceke hasi. Ntabwo nkuzaniye ibitangaza. Imana irashaka ko uva mu byaha. Imana iragukeneye. Imana ishaka ko waba umuntu yakwirata. Nebukadinezari yaremye igishushanyo, amaze kurema igishushanyo hashyiraho amategeko y'uko abantu bose bagomba kuzakiramya, bakiramye. Saduraka na Meshake ndetse na Abedenego banga kukiramya, banga kwitandukanya. We hari abantu batari gusambana, we ingo nyinshi zigiye gusenyuka ndetse zirarangiye zizize ubuhanuzi bw'ibinyoma.
bahura mwari muhari. Ikigare kisha abarokore. Abantu benshi bapfukamye igishushanyo cya Nebukadinezari. Saduraka na Meshaki na Abedenego ntibapfukamye. Nibwo babajugunye mu itanura ry'umuriro. Ariko Nebukadinezari yararebye asanga mu nuko bakizemo abantu batatu, harimo bane. Va mu kigare. Testakitari bonito. Va mu kigare. Imiti y'abapfumu ntigikiza. Imiti y'abapfumu ntikiza. Testakitara. Imiti y'abapfumu ntabwo ikiza. Ese muko uri umukobwa, uri umumama, uri iki? Umuntu asigaye abona amafaranga ava nk'umugore umwe ntahagije. Navuze ngo nje Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo ibyo urabikora. Ukibwira yuko mpanye nawe, ariko ngiye kuguhana. Mana tabara. Uyu niwo munsi wa nyuma kuri wowe. Niwo munsi wa nyuma. Mana tabara. Yesu Kristo. Uko pampasi umwana unukamo. Niko ibyaha muri gukora biri kunukira Imana. Imana irababaye. Imana irababaye. Imana irababaye. Abantu bari kubona amafaranga mukamarira mu busambanyi. Umuntu ntabwo ari gutinya gusambana afite Bibiliya. Umuntu ntabwo ari gutinya kuvuga ko Imana ivuze itavuze. Ariko ibyo ngibyo ngo urabikora. Ukibwira ko mpanye nawe ngo ariko nzagwana. Yesu Kristo we. Mana ndagushimiye. Mana dutabare. Uri Imana igivuga bikaba kandi uri Imana igitanga imbabazi. Uri Imana itandukanye nuko bamuyomba bacu bameze cyangwa bababarira cyangwa ababyeyi bacu uko bababarira. Mana ndasengera abantu bakubabaje. Ndasengera abantu basabira imbabazi. Mumva wature. Bitari ibyo ngibyo Imana igiye kuguteza abantu. Imana iraguteza abantu. Mana bababarire. Sengera abantu bose bankurikiye. Ubarengere Mana ubatabare. Mu izina rya Yesu. Sengera abantu barwaye bari Kacyiru Mana. Ubatabare abari ku Muhima, bari Sehashika, abari Rwa Faisal bose Mana ubarengere. Mu bitaro byose bigiye bitandukanye by'u Rwanda ubarengere. Mwami w'abami, abantu bose barwaye Mwami ubatabare, ubarengere. Abantu byanze ubarengere. Abantu batariyandurisha ibyo kurya by'ubwami ubarengere. Abantu badafite ikigare ubarengere. Abantu Mana badafite ishyari ubarengere. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo we. Ngize ubwoba mu biganiro byose maze iminsi nkora. Iki kinteye ubwoba kandi cyane. Mukozi w'Imana, hari ikintu uvuze wari uri mu mwuka, wari uri mu mavuta, yenda ndagira ngo tugishyireho umucyo kugira ngo abantu bataza kucyumva kundi, yenda ugerageze kugisobanuraho. Wari uvuze ku kintu cyitwa Kagame Care kijyanye no kugaburira abana ku ishuri. Uhita utaruka ukomeza, ndagira ngo ukivugeho noneho dutuje kugira ngo abantu bagisobanukirwe, kuko arandi bagisobanukiwe neza. Avuze ngo ijambo Kagame Care ni gahunda yaje nge maze imyaka 7 muri Malawi, nibwo ngiza mu Rwanda. Mbyumva mu matwi yanjye mbibwirwa. Ni gahunda yaje yo kwishuri yo gufasha abana ngo bajye barira ku ishuri. Ariko Imana yanyeretse ukuntu ibabajwe n'abantu bari kubona amafaranga, kandi iyo gahunda ngo umwana yishyurwa 1000, ariko umuntu ari kubona 5,000 akabarira ibyaha ari bukore. Abantu muri kwanga gufasha abantu mubone uko bubashye Imana. N'umwana wo kuvuga ngo ari kumurihirira Kagame Care, kumutangira amafaranga 1000 ku ishuri. Ntubikore kandi ufite 5,000.
Imana yambwiye ngo ibyo ngo urabikora. Ese ni wowe yakora byose ngo iby'Imana igenda iguhereza, menya ko Imana ibireba umutima wawe. Nyamara uriya mwana umwishyuriye icyo 1,000 wari ufite 5, ejo wabona ibindi 5. Nuko nabivuze. Yego, abakunzi bacu badukurikiye ndibaza ubu ngubu baragisobanukiwe neza kandi bari kubyumva neza cyane. Mukozi w'Imana, nimba nta kindi wongeraho, reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero ya telefone. Nimero ya telefone ndacyari gukoresha kuri WhatsApp, nimero muri Malawi. Yego, no kwandika akamenyetso ko guteranya 265 920 21 64 26. Niyo nimero ndi gukoresha muri Malawi. Undi muntu wasaba ushaka nko gusaba Imana imbabazi cyangwa kuvugana nanjye, ushaka ko dusengana, nta nzara mfite. Ushaka ko watura, nta nzara mfite. Maze iminsi nsengera abantu nkababwira ati Imana ikubabarire, nta nzara mfite. Nta nzara mfite, ntuma amafaranga yawe, icyo nshaka nuko wowe watura ukava mu byaha. Nimero waza kumpamagaraho iri mu Rwanda ni 078 21 58 035 tukavugana. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane we wari wabanye natwe muri iki kiganiro, kandi Imana izaza ntizaceceka. Mukozi w'Imana byose yabivuze, nta kindi turenza, ahubwo muhamagare musengane, Imana ibahane umugisha. Shalom.